Ubusobanuro bw'izina Deborah. Deborah ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, ni izina ry'igiheburayo rikaba riva ku ijambo Deborah bisobanura uruyuki cyangwa se umugore ukora cyane. Rino zina Deborah ni izina rikunze gukoreshwa cyane n'abakristo, aho tunarisanga muri Bibiliya. Deborah agaragara cyane mu gitabo cy'abacamanza. Uyu Deborah yigeze kuba afite inshingano zo kuyobora ubwoko bw'Abayisiraheli. Imwe mu mico n'imigirire ikunze kuranga umuntu witwa Deborah. Deborah aba ari umuntu w'umunyabwenge cyane. Deborah ni umuntu wavukanye impano yo kuyobora ndetse no gushyira ibintu ku murongo. Deborah aba ari umuntu ugira umutima mwiza kandi ni n'umuntu w'umunyempuhwe. Gusa ariko Deborah ni umuntu uba ukunda ubwigenge bwe cyane. Deborah yizerera mu gukora cyane. Deborah ni umuntu wubaha. Deborah usanga yitaye cyane ku nshingano ze. Deborah aba ari umuntu w'umwizerwa iyo mukundana. Deborah ni umuntu utajya upfa gucika intege, kandi Deborah aba yifitemo utuntu twinshi abazi. Gusa ariko Deborah ni umuntu rimwe na rimwe ujya urangwa no kutihangana. Ikindi kandi ni umuntu uba ushobora kutavugirwamo, cyane cyane yuko ibintu byose abishyiramo imbaraga nyinshi. Deborah kandi ni umuntu wanga cyane umuntu umusuzugura. Nanone ni wa muntu utapfa kwemera amakosa yakoze. Rino zina Deborah ni izina ryakunze gukoreshwa cyane mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bwami bw'Ubwongereza ndetse no mu gihugu cya Nigeria. Bamwe mu bantu bamenyekanye cyane kuri rino zina Deborah harimo Deborah Kelly. Uyu yamenyekanye cyane mu mafilimi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kandi Deborah Harry wamenyekanye cyane mu kuririmba. Hari kandi Deborah Cox wamenyekanye cyane mu kuririmba hano mu Rwanda, kandi naho hari umuhanzi witwa Deborah Marina uzwi cyane mu kuririmba. Rero niba witwa Deborah uzi cyangwa uturanye n'umuntu witwa Deborah, reka mwifurize kugubwa neza. Reka nkubwire ko gukora subscribe hano hari ikintu cy'ingenzi cyane. Naho igihe nitwe Mabure niyongera munyemerere duhura ubutaha.